Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese tubana muri aya makuru by'umwihariko aya makuru abavugirwa ahangaha muri aka karere cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kwigwizaho amaboko y'abashaka kuyifasha urugamba kuva mu minsi cyangwa se kuva mu mezi abiri ashize. Ihuriro AFC cyangwa se M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryigaruriye uduce twinshi tugize Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo turimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Abahoze ari abasirikare ba FARDC bagiye bagaragara biyunga kuri uyu mutwe kugira ngo bafatanye urugendo rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko musanzwe mubyumva cyangwa se nk'uko mwebwe mwese mwagiye mubyibonera. Ahanini hagamijwe kugenda haboneka amahoro kuri aba baturage bagiye bagaragara bakorerwa iyicarubozo mu bihe bigiye bitandukanye. Reka nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo nkagenda nkusobanurira biba biri kuvugirwa aha hakurya cyane aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngende nkwibwirira uko biba bimeze kubera ko ngewe nakubwiye ko amakuru nk'aya ngaya mba ngomba kuyakugezaho gatanu kuri gatanu. Niba rero tubanyarwa bwa mbere ukore subscribe cyangwa se abone, ariko kandi ukore kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo ubure uko twaprodinze inkuru cyangwa se ubure uko dushyizeho inkuru ujye wakira notification ikubwira ko hari inkuru dushyizeho. Ntekereza ko urajya ubyakira mu ba mbere. Ngewe rero tugiye kubana muri aya makuru musanzwe mumenyereye ni Sharire wacu. Ubwo nizere ko namwe ibitekerezo mugiye kubima mugenda mumbwira uko aha hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tureba icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke, cyane ko hagiye hategurwa ibiganiro bigiye bitandukanye ku mpande zombi, ariko ibyo byose byagiye biba iby'ubusa kuko n'ubundi abaturage barakomeje baricwa, abenshi bakurwa mu byabo. Ngira ngo ibyo ngibyo nta munsi tutabigezaho mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Reka rero n'aya makuru tuyabanemo ngende nkubwira noneho uko uyu munsi cyane noneho kuri iyi tariki ebyiri cyangwa se kuri izi tariki z'uku kwezi kwa kane twagezemo. Ubwo ni mata birumvikana, ngende nkubwira amakuru navuga ko ari mashya agendanye niba biri kuvugwa aha hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabizi rero uko ibi byose biba byaragiye bitangira. Ni nyuma y'uko M23 igiye isaba ubuyobozi buriho cyane ko Perezida Antoine ubwo uyu nguyu ni Tshisekedi, mwese muramuzi cyane ko byagiye byumvikana inshuro nyinshi ko adashaka kuba yakumvikana n'uyu mutwe wa M23, aho mbese bamwe bagiye banashaka ko habaho ibiganiro, ariko izi mpande zombi ugasanga uyu nguyu Tshisekedi cyangwa se Chilombo ntago ashaka guhuza n'abangaba yita ko ari abanyarwanda, cyangwa se abangaba yita ko badakwiye kuba bari ku butaka bwe nk'uko akunze kugenda abyivugira mu biganiro akunze kugenda akorana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, cyane ko byagiye bimenyekana ko uyu nguyu agenda ashora amafaranga menshi mu bo twavuga ko ari abacanshuro, ndetse ngira ngo mwagiye mubona n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Ubwo ndi kuvuga ntagiye kure, reka mpere kuri izi ngabo z'u Burundi zimaze igihe nazo zifatanyije n'iza leta, ubwo n'iza FARDC muri rusange, ngo ni kugira ngo nyine barwanye iyi M23. Ariko M23 nakubwira ko nayo mu minsi itari iya kera cyangwa se mu minsi itari myinshi rwose bari bafite gahunda yo kuba bakwifatanya n'abariya bakomeje kureberera bariya abaturage b'iminembwe
aho n'ubundi bagendaga bavuga ko bagomba kwihuza imbaraga zabo bakazihuza na bariya baturage twavuga ko ari bariya, ubwo ndi kuvuga bariya biyise twirwaneho rero irashaka guhuza imbaraga na M23 kugira ngo byibuze barebe ko banakuraho ubu butegetsi bwa Tshisekedi, kubera ko ubu usanga inshuro nyinshi uyu Chilombo adashaka kumva ko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baguma ku butaka bwe cyane. Noneho ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru n'abatuye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byagiye bigaragara nyuma y'uko ubwo hariya Goma hafashwe na M23 bikaza kurangira n'ubundi na Bukavu nayo yongeye kwigarurirwa na M23. Ngira ngo rero si ibyo bice gusa byagiye bifatwa na M23, na mbere y'uko ibyo bice byose ngiye nkubwira byigarurirwa n'uyu mutwe wa M23, n'inshuro nyinshi mwagiye mubyumva ko rwose M23 itazemera kubona abaturage bavuga ko nabo ubwabo hariya kuri buriya butaka ariho gakondo yabo, ndetse n'abari mu buhungiro bagomba kuza bagafatanya n'uyu mutwe wa M23 bakarwanya ubu butegetsi buriho, niba batemeye ko umuturage uwo ari we wese utuye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abona uburenganzira bwe nk'uko bigomba, byanze bikunze ngo nabo bazirwanaho bazabiharanira kugeza babigezeho, ngo ntabwo bakongera kwemera kubona umuturage yicwa. Ari naho hariya hahise haturuka uriya mutwe wahise wiyita twirwaneho, cyane ko bakunze kugabwaho ibitero n'iyi mitwe yindi ya Wazalendo n'indi ya FDLR ikorera muri ariya mashyamba ya Kongo, ngire ngo n'izindi nyeshyamba zigenda zihuza zikaza guterwa inkunga ndetse n'iki gisirikare cya FARDC. Ubwo birumvikana uba wamenyemo umutungo cyangwa se amafaranga, biba bigaragara ko ari inde uyu nguyu Antoine Tshisekedi Chilombo, aho adashaka ko umuturage wese ushobora kuba avuga ururimi rw'ikinyarwanda yaba kuri buriya butaka, cyane ko bagiye bavuga ko ari abanyarwanda atari abantu bavuga ko ngo ari abanyagihugu, kandi nyamara inshuro nyinshi ngira ngo imyaka irenga 31 yose ishize hari abaturage benshi bakuwe mu byabo bakiri mu buhungiro. Twavuga ko bari mu bihugu bigiye bitandukanye, aho busanga inshuro nyinshi abenshi baba bifuza kuba bagaruka ahangaha, ariko kubera intambara zidashira, intambara zagiye zumvikana ahangaha inshuro nyinshi, uba usanga abayobozi badashaka kugera gukemura ibibazo bikunze kuhagaragara. Ari naho bahera bavuga bati byanze bikunze ubu butaka n'ubwacu, icyo bizadusaba cyose tuzagikora, ariko amahoro yongere agaruke, tutirengagije n'inka zacu mwagiye muduhogoza muri rusange n'ibindi byose ngo bagiye bacucurwa n'izi ngabo, ari iza leta ari n'izindi zifatanya nabo, ngo byanze bikunze ibyo byose bizarangira batitaye ku mbaraga cyangwa se ku gihe bizabatwara. Aha hose rero mba nagiye mpababera ubwo amakuru uko turajya tugenda tuyabona, natwe turajya tugenda tuyabagezaho. Ubwo rero waroneza amatwi, nizere ko uba uri kugenda usobanukirwa neza iba byabereye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye, wakoze cyane. Njye mvuga kuri izi mikoro yari Sharire wacu, Imana ikurinde.